Traore rero ibitangazamakuru by'iwabo byarabivuze byararangiye. Umukinnyi ushaka ko transfer ye nyine iri imminent ni uku considera ibice bitatu. Ni abantu bamwegereye cyane source nyine ziwabo aho yaturutse, ni amakuru yo muri equipe ubwo ni APR ndetse na ubwe rero nta nimero ye dufite ngo atubwire ngo narasinye. Ariko ibitangazamakuru by'iwabo ubwo abanyamakuru bawe bayifite bamwegereye bamaze ku breaking ari no bayibere bakwareye amafoto nyine bagiye bapostinga yuko umukinnyi amaze kujoininga APR. Noneho hakaba hari n'ifoto nyine yanagaragara ari kumwe na n'umuyobozi wa APR. Ntabwo mwayibonye se? Yego, ifoto turayizi. Irahari. Nubwo ari ifoto ya telefone APR turabishyira ku mbuga nkoranyambaga zayo, ariko niba wenda ari manager we cyangwa se uriya mutipe yaravuze ati ni mukamfotore akakohereza iwabo azi ko bitazagera i Nyarugenge iwabo bakayipostinga bikagaruka. So ntidukeneye rwose kongera kubitegereza ko APR ishatse yanabisohora nta kibihishiye. Byarabaye byararangiye. Ikindi abantu muri APR barabikonfirma ko bamuguze ndetse banamuguze rwose kera mu kwezi kwa mbere. Ntabwo ari ikintu rwose cyo gutekereza. Bari abakinnyi bose b'abanyamahanga bavuzwe APR yarabaguze. Bari abakinnyi bamaze mu Rwanda ibyumweru birenga 2. Barahari. Oder ya Kigali bamaze kubi. Barahari rwose. Nubwo kiretse niba mushaka ko umuntu agenda babwira ati noneho barahana ntabwo ari ngo. Barahari batatu barahari bari Kigali mu Rwanda banahamaze n'igi. Ndibuka hari n'igihe twigeze kuba turi kumwe namwe mwembi twari turi kumwe hano kuri ni tennis club. Cyagiye abayobozi ngo batwakira badushimira ko twabafashije muri military games. Bashayibubu bari baraje icyo gihe. Transfer zabo bamwe mu bakinnyi basigaye bajya hanze kuri wa gatatu. Uribuka ko kwa mbere nibwo Ibera yatubwiraga ati kuri wa gatatu nyamara ariko Traore baraza kumutangaza. Mbere yuko tugiye urugaje ariko umuntu witwa Jangwani yanyandikiye arambwira ati turi kubumva turi kujya mu Bisesero fan club y'Intare za APR bagiye gusura uru rwibutso. Bagiye niho berekeze n'abandi bagiye Nyarubuye yego muri weekend. Nekereza ko Nyarubuye ari muri rusange ni abafana bose b'ikipe. Ubwo rero ni Intare zigiyeyo turabasura cyane. Yego bagiye Bisesero. Rugaje twinjire mu ikipe ya APR. Ibera yaravuze ati kwa gatatu Traore baramutangaza nubwo we yabyitangarije mbere bigasohokera iwabo mbere yuko bisohokera i Kigali. Mu kinyamakuru Les Amoureux du Football Kwizigira aravuga ati ubwo uvuze ko ari kuwa gatatu bazabishyira kuwa gatanu cyangwa icyumweru gitaha. Muri epi bihagaze bite ubu ngubu baritegura bate imyitozo? Amakuru dufite nuko bazatangira kuwa mbere y'icyumweru gitaha ku itariki ya 6. Ariko saba abakinnyi bo abafana babo baraza guhakikisha gute, baraza kumenya ukuri kwabo kuko bari Kigali ryari? APR ikora ibintu byayo mu buryo nyine busa naho bwihariye. Abakinnyi gusinya bajya basinya ariko ntigishaka kubikora mu buryo nyine navuga ngo buriho igitutu cyangwa se huti ariko no gutangaza abakinnyi n'ubundi nge nta nubwo mibona nk'ikibazo. Kubashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo icy'ingenzi nuko abantu baba barabonye amakuru akonfirma ko abakinnyi bazasinya. Traore rero ibitangazamakuru by'iwabo byarabivuze byararangiye. Umukinnyi ushaka ko transfer ye nyine iri imminent ni uku considera ibice bitatu. Ni abantu bamwegereye cyane source nyine ziwabo aho yaturutse, ni amakuru yo muri equipe ubwo ni APR ndetse na ubwe rero nta nimero ye dufite ngo atubwire ngo narasinye. Ariko ibitangazamakuru by'iwabo ubwo abanyamakuru bawe bayifite bamwegereye bamaze ku breaking ari no bayibere bakwareye amafoto nyine bagiye bapostinga yuko umukinnyi amaze kujoininga APR. Noneho hakaba hari n'ifoto nyine yanagaragara ari kumwe na n'umuyobozi wa APR. Ntabwo mwayibonye se? Yego, ifoto turayizi. Irahari. Nubwo ari ifoto ya telefone APR turabishyira ku mbuga nkoranyambaga zayo, ariko niba wenda ari manager we cyangwa se uriya mutipe yaravuze ati ni mukamfotore akakohereza iwabo azi ko bitazagera i Nyarugenge iwabo bakayipostinga bikagaruka. So ntidukeneye rwose kongera kubitegereza ko APR ishatse yanabisohora nta kibihishiye. Byarabaye byararangiye. Ikindi abantu muri APR barabikonfirma ko bamuguze ndetse banamuguze rwose kera mu kwezi kwa mbere. Ntabwo ari ikintu rwose cyo gutekereza. Bari abakinnyi bose b'abanyamahanga bavuzwe APR yarabaguze. Bari abakinnyi bamaze mu Rwanda ibyumweru birenga 2.
barahari Odeur ya Kigali bamaze kubi barahari rwose nubwo keretse niba mushaka ko umuntu agenda babwira ati noneho barahana ntabwo ari ngombwa ariko batatu barahari bari Kigali mu Rwanda banahamaze n'igihe ndibuka hari n'igihe twigeze kuba turi kumwe namwe mwembi twari turi kumwe hano kuri ni tennis club cyagiye abayobozi b'ingabo batwakira badushimira ko twabafashije muri military games Shaibubu bari baraje icyo gihe niyo twababonye twumva ngo Shaibubu azaba ari muri APR ariko twagiye tubona abahungu baramanutse bari dufata n'amavideo y'induru ziravuga tunapostinze baravuga ati ko mwamenye imiceri ko mwari mwaje mu bikorwa cyo gushimirwa n'ingabo kuki mwavanze dossier turavuga ati abanyamakuru ntitugezwa na kamwe kandi ari ijisho ry'umunyamakuru kandi ari cyo dushinzwe so urumva rero nyine abakinnyi bo barasinye icyo gutegereza gusa muri APR no gutangazwa ariko byararangiye nuriya wo muri Maduzo bavuga ngo azagurwa handi nabyo ntabyo umukinnyi wa APR biri sealed byararangiye rwose ni abakinnyi bari muri APR nta kindi gisigaye rero no gutegereza imyitozo nitangira tuzayisura nkuko tuzasura na Rayon mu cyumweru gitaha tuganire nabo turebe aho bageze batubwira imyiteguro kuri Sekafa tubaha idonido ariko hari indi soko APR nanariho rwose nyuma yabo bakinnyi ibindi iri gukora izabikora ariko APR nayo iratangira mu myitozo kuwa mbere tariki 6 ariko nabonye ni video ya kera cyangwa ni yungu bari muri meeting nk'ahantu na ba Sekiganda baje na ba Omedi n'abandi nabonye video yabo reka nze mbirebe neza shakisha urebe nimbi ari yavuba yego iyo ni ikipe ya APR izatangira imyitozo kuwa mbere w'icyumweru gitaha transfer zabo bamwe mu bakinnyi basigaye bajya hanze kuri wa gatatu ribuka ko kwa mbere nibwo Ibera yatubwiraga ati kuri wa gatatu nyamara ariko Traoré baraza kumutangaza mbere yuko tugiye urugaje ariko umuntu witwa Jangwani yanyandikiye arambwira ati turi kubumva turi kujya mu Bisesero fan club y'Intare za APR bagiye gusura uru rwibutso bagiye niho berekeze n'abandi bagiye Nyarubuye yego muri weekend ntekereza ko Nyarubuye ari muri rusange ni abafana bose b'ikipe ubwo rero n'Intare zigiyeyo turabasura cyane yego bagiye Bisesero rugaje twinjire mu ikipe ya APR Ibera yaravuze ati kwa gatatu Traoré baramutangaza nubwo we yabyitangarije mbere bigasohokera iwabo mbere yuko bisohokera i Kigali mu kinyamakuru Les Amoureux du Football Kwizigira aravuga ati ubwo uvuze ko ari kuwa gatatu bazabishyira kuwa gatanu cyangwa icyumweru gitaha muri epi bihagaze bite ubu ngubu baritegura bate imyitozo amakuru dufite nuko bazatangira kuwa mbere y'icyumweru gitaha ku itariki ya 6 ariko saba abakinnyi bo abafana babo baraza guhakikisha gute baraza kumenya ukuri kwabo kuko bari Kigali ryari APR ikora ibintu byayo mu buryo nyine busa naho bwihariye abakinnyi gusinya bajya basinya ariko ntigishaka kubikora mu buryo nyine navuga ngo buriho igitutu cyangwa se huti ariko no gutangaza abakinnyi n'ubundi nge nta nubwo mbibona nk'ikibazo kubashyira ku mbuga nkoranyambaga zabo icy'ingenzi nuko abantu baba barabonye amakuru akonfirma ko abo bakinnyi bazasinya Traoré rero ibitangazamakuru by'iwabo byarabivuze byararangiye umukinnyi ushaka ko transfer ye nyine iri imminent ni ukukonsidera ibice bitatu ni abantu bamwegereye cyane source nyine ziwabo aho yaturutse ni amakuru yo muri equipe ubwo ni APR ndetse na ubwe rero nta nimero ye dufite ngo atubwire ngo narasinye ariko ibitangazamakuru by'iwabo ubwo abanyamakuru bawe bayifite bamwegereye bamaze ku breaking ari no bayibere bakwareye amafoto nyine bagiye bapostinga yuko umukinnyi amaze kujoininga APR noneho hakaba hari n'ifoto nyine yanagaragara ari kumwe n'umuyobozi wa APR ntabwo mwayibonye se yego foto turayizi irahari nubwo ari ifoto ya telefone APR turabishyira ku mbuga nkoranyambaga zayo ariko niba we nari manager we cyangwa se uriya mutipe yaravuze ati ni mukamfotore akakohereza iwabo azi ko bitazagera i Nyarugenge iwabo bakabipostinga bikagaruka so ntidukeneye rwose kongera kubitegereza ko APR ishatse yanabisohora nta kibihishiye byarabaye byararangiye ikindi abantu muri APR barabikonfirma ko bamuguze ndetse banamuguze rwose kera mu kwezi kwa mbere ntabwo ari ikintu rwose cyo gutekereza bari abakinnyi bose b'abanyamahanga bavuzwe APR yarabaguze bari abakinnyi bamaze mu Rwanda ibyumweru birenga 2
barahari Odera ya Kigali bamaze kubiga barahari rwose nubwo keretse niba mushaka ko umuntu agenda ababwira ati noneho barahana ntabwo ari ngombwa ariko batatu barahari bari Kigali mu Rwanda banahamaze n'igihe ndibuka hari n'igihe twigeze kuba turi kumwe namwe mwembi twari turi kumwe hano kuri ni tennis club cyagiye abayobozi b'ingabo batwakira badushimira ko twabafashije muri military games Shaibubu bari baraje icyo gihe niyo twababonye twumva ngo Shaibubu azaba ari muri APR ariko twagiye tubona abahungu baramanutse bari dufata n'amavideo y'induru ziravuga tunapostinze baravuga ati ko mwamenye imiceri ko mwari mwaje mu bikorwa cyo gushimirwa n'ingabo kuki mwavanze dossier turavuga ati abanyamakuru ntitugezwa na kamwe kandi ari ijisho ry'umunyamakuru kandi aricyo dushinzwe so urumva rero nyine abakinnyi bo barasinye icyo gutegereza gusa muri APR no gutangazwa ariko byararangiye nuriya wo muri Maduzo bavuga ngo azagurwa ahandi nabyo ntabyo umukinnyi wa APR biri sealed byararangiye rwose abakinnyi bari muri APR nta kindi gisigaye rero no gutegereza imyitozo nitangira tuzayisura nkuko tuzasura na Rayon mu cyumweru gitaha tuganire nabo turebe aho bageze batubwira imyiteguro kuri Sekafa tubaha idonido ariko hari indi soko APR nanariho rwose nyuma yabo bakinnyi bindi iri gukora izabikora ariko APR nayo iratangira mu myitozo kwa mbere tariki 6 ariko nabonye ni video ya kera cyako ni yungu bari muri meeting nk'ahantu na ba Sekiganda baje na ba Omedi n'abandi nabonye video yabo reka nze birebe neza shakisha urabe nimbi ari yavuba yego dossier ye na Rayon Sport kwizera ni umuntu ufite offre zisa naho rwose zimuha ibirenze ibyo Rayon Sport itanga afite offre muri Jordanie afite no offre zindi muri Asia hari na offre ziri muri Maghreb hano mu bihugu byo mu Barabu ku mugabane wa Afrika bavuga bati uyu muzamu ni umuzamu mwiza Olivier akaba adafite uwo nakwita manager direct we wanyawe ariko akaba ari umuntu ufite abo nakwita nk'aba facilitator cyangwa se aba negotiator bashobora kumufasha mu kumugeza muri ayo ma equipe uti bimeze bite na abantu bashimye ubushobozi bwe ariko bataraba ajabe baramubwira batariko twe twakujyana hano hantu nubwo nta n'umuaja wawe ngiye nkakudiringira hano bigakunda tukagira uko tugabana ku mafaranga wabona hari icyo bigutwaye Olivier ataho ndimo neza cyane we nubona ikipe nziza ndahari usambwire tunze nyisinyire cyane ko yasoje muri Rayon nta masezerano afite Rayon hanyuma nze turebe uko bigenda yambwiye yuko harimo ikintu cyuko amakipe nibwo gisoza saison amenshi bakaba muri uku kwa karindwi aribwo bari bufate ibyemezo byaho bagomba kuranforsa n'amafaranga bagomba gukoresha mu kuranforsa muri iyo myanya ariko afite icyo cyizere cyuko hari equipe yo hanze ashobora kubona gusa ntabwo ruling out ikintu cyo kuma muri Rayon Sport ntabwo agikuraho ntabwo agihakana nk'ikintu kidashoboka aravuga ati nibyo nahuye na directeur technique wa Rayon Sport uriya mugabo w'umufaransa twaraganiriye ambwira umushinga w'ikipe ambwira n'ubushobozi ikipe ifite mu buryo bwa recruitment ndetse n'umushahara icyo Olivier avuga yamusubije niki yaramubwiye ati ubyibuke ko nsinya mu mezi 6 ashize nta recruitment nahawe bivuga ngo Rayon Sport yari nkeneye ariko idafite amafaranga ariko nanjye kandi nari nyikeneye kuko ntari mfite ikipe na mwabonye ubushobozi bwanjye mu buryo bw'imikinire noneho murambwira ibibazo by'amafaranga mufite ariko ibyo bibazo by'amafaranga mufite nabyo ntangiye ibibazo mfite ngo Rayon Sport ifite ibibazo by'amafaranga make ariko Olivier nanjye ndayakeneye ntango twese duhuje ikibazo Olivier yakubwira ati Rugaju nujuje inzu yanjye i Kanombe ariko kariyeri yanjye maze igihe mu kibuga nshobora kuba ntagifite wenda imyaka ingana niyo maze nkina mu kibuga bivuga ngo ngomba gushaka aya mafaranga ya nyuma meza mu gihe ndi mu myaka navuga ngo myiza yo kuyakorera ni iyi nyine wenda 4-5 ngashyira akadomo kuri kariyeri nkajya mu bindi arambwira ati nifite ibibanza byanjye Kabuga ibibanza byanjye mfite Kabuga ndashaka kubyubaka
rero ntabwo uri bumbwire ngo rama miliyoni 20 kwizigira yarubatse cyangwa natwe twese tuzubaka ayo mafaranga ntabwo yubaka i Kigali miliyoni 20 zavuga ngo ugiye kubakamo inzu ejo tuvuge kadasitro ufite ikibanza wavuga ngo ndazamura kadasitro ya miliyoni 20 irangire urumva bishoboka se urasakara byarangiye aravuga ati rero bafite ibyo rwose bashaka kuma ariko bice bijyanye n'ubushobozi bwanjye bw'ibyo nkina bijyanye nuko nanjye ntekereza financial nakabaye meza ati rero rwose hatazagera n'umureyo uzavuga ngo nanze gukinira ikipe yabo ibyo rero yamuhaye nibyo atashatse kumbwira ngo yerure yambwiye ati reka none tubigire confidential hagati yanjye n'ikipe wenda nibikunda ngasinya byo nshobora kukubwira none ngo bampaye aya kuko n'ubundi nzaba nayahawe ariko sinjya kuvuga ngo iri gutanga aya wenda hato nibatanamfata undi atazabihera avuga ati none se Olivier ko mwamuhaye aya ngiye kuki mushaka kumpaye urumva ni ikintu kiza professionally guhisha amakuru yawe na equipe mu gihe mutaragera ku mwanzuro wa nyuma Olivier anongeraho ikindi kintu aravuga ati ariko Rayon ni equipe nziza ku buryo rwose iramutse ibashije kumpa ibyo nifuza aho kugira ngo njye kuba muri ibyo bihugu njye guspendinga byinshi urumva nabwo imibereho nyine nawe itinduka nk'ubu Kanombe aba mu nzu ye ngo nta byo gukodesha barimo ari mu Rwanda igihugu amenyereye Olivier ni umuntu warezwe na nyirakuru ni umucacu w'imyaka 90 wibera mu Gitega niwe nshuti ye magara ubwo buzima arabukeneye bwo kuzajya akomeza kumusura arakubwira ati rero hari byinshi nanjye numvaga byari kunsunikira kuguma mu Rwanda ariko niba nyine batabashije kumpa ibyo nkeneye nawe urabyumva ko amafaranga ni musema kwiri nyine nagenda so nje nayibonyemo ko rero rwose icyo ni ikiganiro cyawe na Rayon Sport icyo ni ikiganiro cyawe na Olivier uratubwira ibyo yakubwiye reka tuvuge natwe birimo biravugwa bihari noneho duhera tubihuze dukonkiwa kuko n'umundi sitwe tumusinyisha natwe tumubuza gusinya Olivier ibyo yakuganirije nibyo pe Rayon Sport yari mukeneye nawe yarayikeneye ubwo ayikoreye amezi 6 atambutse kandi yagaragaje ubushobozi nta muntu n'umwe ushidikanyaho so Olivier nge numvaga hari ahantu bazahurira na Rayon Sport kubera ko amakuru ahari nuko Olivier asaba miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda nka recruitment mu gihe cy'umwaka umwe kugira ngo asinyire ikipe ya Rayon Sport Olivier agasaba ko azajya ahembwa 3,500 cyangwa miliyoni 3,500 miliyoni 3,500 miliyoni 3 ni mu manyarwanda miliyoni 3 ni mu 500 by'amanyarwanda akaba ari ahembwa so aravuga ko ibiganiro byatangiye Rayon Sport iri kuri miliyoni 25 ariko yongeyeho miliyoni 5 Rayon Sport noneho igeze kuri level yo kwemera guha miliyoni 30 Olivier ikamuhemba miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda so nuvuga ngo niba ari miliyoni 35 harimo gap hagati yabo na Rayon Sport ya miliyoni 5 ku mushahara miliyoni 3 na miliyoni 3,500 urumva nabwo biri close biregeranye nuvuga ngo hagati ya Olivier na Rayon Sport harimo ikigereranyo cy'amafaranga 500,000 so igihari Rayon Sport nuko yifuza ko iyi affaire ya Olivier irangira Rayon Sport irifuza ko iki cyumweru uyu munsi ni kwa gatatu irifuza ko iki cyumweru ku cyumweru byagera Olivier yamaze kumvikana nayo akayisinyira kugira ngo plani zayo nazo zikomeze rugaju ngira ngo abakunzi ba Rayon Sport na Olivier baraza gutegereza iyo minsi nk'itatu ine yo kuganira ibiganiro byanyu byo gufinalizinga gusa ngiye ko mbyumva nuko biri eminent ni ikintu cyashoboka cyane ko Olivier asinyira birashoboka iyo offer yo muri Jordan cyane niyo yambwiraga ko ifite imbaraga wenda urumva ukwezi kwa 7 muri iki cyumweru kuraba kwagezemo wenda ashobora no kuba yabonye n'ikintu bamubwira niba biri gufatika cyangwa se bidafatika kuko nabakeneye kuva Kameme mu murunga bangabo agafata umwanzuro ukwa 7 ni nako Rayon Sport kuri itariki yari itegereje kubona amafaranga tariki ya mbere ukwezi kwa 7 Rayon Sport yari itegereje kubona amafaranga Rayon Sport itegereje ko uyu munsi akanyenyeri kari buze kwisoma
nayo igakora amadeals zayo Undi Wari ugiye muntu gukomeza rero- kuri transfer ni umuntu witwa Richard. nanjye nkabaha amakuru muri camp okay umuntu witwa Richard, Rayon Sport ikibazo cya mbere irimo iramubwira ngo sinya ariko amafaranga tuzayaguha kuri Rayon Day. Rwose tuzakora amafaranga afatika kuri Rayon Day, urabizi we dushyirireho umukono ubundi iryo deni ntabwo tuzatangira sezo tutaragwa amafaranga. Richard akavuga ati Rayon Sport ndabazi nimba kopi nindamuka mbakopye ni muri FIFA ngo tuzarega simbyemera. sinshaka kurega Ikintu cya mbere mubanze mumbwire ko kashi imbumbe ahari ku meza nawe ikibazo afite kijya kumera nk'icya Olivier nubwo bitandukanye gato. Uriya musore Richard nta mafaranga namwe afatika yari yafata muri recruitment muri kariyeri na miliyoni 20 Rayon Sport yamuguze ubushize muri Muhazi, yagiye muri Muhazi menshi kubera ko yari agifite umwaka wa Muhazi, umva ko yahawe make cyane. Aravuga ati rero nanjye nk'umuntu w'umusore nkeneye kugira ikintu niyo wenda ikibanza se inzu nakwita iwanjye imodoka nziza cyangwa ikindi sinzi icyo azakoresha. None se recruitment baravuga ngo ya mbere ifatika n'uburyo mbakiniye nawe murashaka ko izari ideni. Mwanze muzana imbumbe Reiti ni iminsi 10 n'ingahe ihanga 18 muyazane. Icya kabiri nabwo ntibemeranya ngo nangahe. So we amakuru mfite yari ari kwasa miliyoni 50 kubasinyira imyaka 2 cyane ko nawe yari afite deal muri Asia nawe wenda arasa n'uri kubayinga time. Ni nk'ibyo bya Olivier, ni nko kugura igihe, ni nko gukomeza kubayirenga gato ngo arebe aho hakurya niba hari icyakunda abone kuba wenda yajya hanze kurutwa yasinya muri Rayon. Twese turabyumva ko amafaranga niyo umuntu aba areba cyane kurusha n'ibindi. So, bigasa naho mu by'ukuri Rayon Sport yari iteguye ngo kongera amafaranga yari yagizwe kuri miliyoni 35 mu myaka 2 ariko kumva ko muri miliyoni nka 40 ibiganiro byafatika baramutse bakoze miliyoni 40 imyaka 2 bakaba bamuhereza nka salary ya miliyoni nk'ebyiri ibiganiro bya biri kugenda bigira ireme. Birasa naho Rayon Sport iki kizitiye cyane ko Perezida wa Rayon Sport ubwo yari ari hano muri Radio Rwanda yatubwiye ko hagati ya Musanga cyangwa se Richard bagomba gusinyishamo umukinnyi umwe byanze bikunze. Birasa naho Richard bishobora kuzakunda ari ikibazo cy'uko gusa amafaranga ataraboneka ariko naboneka bashobora kuzahuza bigakunda. muri kampu umunsi wa kabiri muri kampu wabaye ku munsi w'ejo hari abakinnyi 21 bitabiriye imyitozo. Mu bakinnyi 21 bitabiriye imyitozo muri kampu y'ikipe ya Rayon Sport harimo abakinnyi 16 bakuru n'abakinnyi 5 bakiri bato. Abakinnyi 16 bakuru ubundi byari biteganyijwe ko Rayon Sport rigoga ngo itangirana abakinnyi 18 bakuru n'abakinnyi 5 bakiri bato bakaba 23 mu gihe bagitegereje abandi bakinnyi baza. Muri kampu rero amakuru ahari nuko batangiranye abakinnyi 16 kubera ko Rushema Chris yasabye Rayon Sport arayibwira ati biragaragara ko mwazanye Charles Chiplau, biragaragara ko mufite izindi project zo kongera abakinnyi mu bwugarizi n'abandi ntabwo nabonye umwanya uhagije wo gukina muri Rayon Sport, ndi umukinnyi utibona kuri bench. Ubundi Rushema Chris aravuga ngo kuri level yanjye ndiho n'imyaka maze mu kibuga sindi umukinnyi wo kwicara kuri bench. Ndi umukinnyi wo kujya mu ikipe ngakina kandi bihoraho. Rero Rayon Sport ubwo bigaragara ko ntabonye umwanya wo gukina nkaba nabibona kwenda ko no mu mitekerereze no mu mipangire yanjye n'umutoza n'ibyo apanga ntazabona umwanya wo gukina, ni munde kure nigendere. Ibiganiro byarabaye hagati ya Rayon Sport na Rushema Chris, bemeranwa ko Rushema Chris agenda bakamuha release letter baramurekura. Uwo yari umukinnyi wa 17 muri 18 nakubwiraga. Undi mukinnyi utaragera mu myitozo ya Rayon Sport ni umukinnyi Habimana Yves. Habimana Yves bavuga ko ngo Habimana Yves hari ikibazo afite mu muryango, bamuhaye uruhushya rwo kuba agikemura, nawe ntabwo arajoininga abagenzi be muri camp. Afite
ibibazo familiar agomba kubanza gukemura. Ubwo rero abakinnyi 10 bari 18 bakuru, hasigaye 16 n'abakinnyi bakiri bato 5, ni 21 bakoze imyitozo hariya Igicumbi. Hanyuma abakinnyi rero uburyo bateganyijwe wande kuziyongera muri camp y'ikipe ya Rayon Sport, amakuru bampaye nuko iki cyumweru kisozo bitarenze ku cyumweru birumvikana nuko uwo bita Atiso wa musore baguze ndetse na Ibrahim Jingale bazagera Kigali muri iki cyumweru mu mpera zacyo. Ntago bambaye precision ngo ni kuwa gatandatu cyane ku cyumweru, ariko bambwiye ko muri iki cyumweru rwose bazaba bahageze. Hanyuma Likau Faustin Likau Pizarro nawe mu nzira araza vuba ajoininga camp. Bavuze ko nawe biteguye ko agera muri camp vuba cyane nta gihindutse. Hanyuma bambwiye ko bita Tony Kitoga afite ikibazo cya passport, arimo arakemura, kitarakemuka, nikimara gukemuka Tony Kitoga nawe azajoininga ikipe ya Rayon Sport next week mu cyumweru gitaha. Tony Kitoga nawe akazaba ageze mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Abandi bakinnyi barahari. Kuri Shema Chris, Rushema Chris araza kuko kwerekeza mu ikipe ya Police cyangwa arajya mu ikipe ya AS Kigali? Nabonye urubyiruko rwose ruri kujya mu ikipe ya AS Kigali. Abajene muri AS Kigali, mu ikipe ya AS Kigali barimo baragura abakinnyi. AS Kigali ifite rwose, ejo bundi twavuganye na general manager muri ya interview itari ifite ibisubizo byinshi ariko igihari nuko bizeye ko umujyi wa Kigali uzabaha amafaranga. Ubu barimo barakoresha ya president n'abandi bantu bari hafi ya equipe. So barimo barashaka kugura abakinnyi beza, ariko amakuru hari nuko ikipe ya Police yabwiye Rushema Chris ati buretse kujya muri AS Kigali. Natwe turagukeneye kujya muri AS Kigali. Yari proposal yari yaramaze kuyihabwa no gusezera Rayon Sport, nuko yatangiye ibiganiro kandi yarafite icyizere cyo kujoininga ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya Polisi yamubwiye ati buretse gato natwe turagukonsidera tubanze tuganire, ko ikipe ya Polisi ntabwo iratangira gutangaza abakinnyi benshi uretse David Chimeze ko bamugumanye w'umwaxiale ndetse bamugaruye bamusezerera bakongera bakamugarura. na Ndize Samuel aracyafite amasezerano mu ikipe ya Police. Bavuga bati rero nka Rushema Chris kuri experience yagize mu ikipe ya Mukura ntabwo ari umukinnyi mubi ku buryo Police itamusinyisha. Hagati ya Police na AS Kigali arajoininga ikipe. Mu ikipe